Congratulations ku bamaze gutsinda. Twari twababwiye ko mu gitondo twari turi ku rukiko rwisumbuye rwa Muhanga gukurikirana gusoma urubanza. Twavuze ko rukomeye bitewe nuko ubushinjacyaha abaregwaga muri urwo rubanza rwabasabiye ibihano bikomeye cyane, cyangwa se sinzi niba ndi bubyita ibihano by'ubugome, kuko icyaha bashinjwaga n'icyaha cy'ubugome basabirwaga igifungo cy'imyaka 10 ndetse n'ihazaba amafaranga y'u Rwanda uteranyije bose hamwe uko ari 4 irenga amafaranga miliyari 2 kugira ngo wumve kuntu ari amafaranga menshi cyane. Nibura buri munsi ukoresha amafaranga y'u Rwanda cyangwa se utungwa n'amafaranga y'u Rwanda atarenze ibihumbi 100, ayo mafaranga wayamarana igihe kirenga imyaka 50. Abo nta bandi rero na ababarizwa muri koperative yitwa Komari. Twavuga ngo congratulations ku baraba babarizwa muri koperative yitwa Komari. Hanyuma ku ruhande rw'ubushinjacyaha rero bwatsinzwe, hanyuma ababarizwa muri koperative yitwa Komari batsinze. Urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwagize abere abantu 4 bari mu bagize koperative yitwa Komari bashinjwaga icyaha cyo kutabasha gusobanura inkomoko y'umutungo batunze. Abo nta wundi barimo Ngendahimana Patrick wasobanuzwagaho yakuye imitungo ya miliyoni 500, akazamo Dushimimana Christophe wasobanuzwaga aho yakuye imitungo y'amafaranga y'u Rwanda igera kuri miliyoni 170. Hanyuma hakazamo Nshimimana Joseph we wabazwaga aho yakuye imitungo y'amafaranga y'u Rwanda igera kuri miliyoni 100. Hanyuma na Kayitare Joseph wasobanuzwaga aho yakuye imitungo y'amafaranga y'u Rwanda igera kuri miliyoni 23. Narajya kure rero, reka mbanze mpamagare Rwandema mu gitondo. Nahoze mbwira Rwandema tera metero asigaye tubwire uko biri buze kugenda. Hanyuma Rwandema nababwiye yuko atigenza, bisaba ku arimererwa, bisaba kumuremererwa bitewe nuko namubazaga ntibiragenda bite Rwandema akifata ku gahanga, akifata gukumira kambwe ati komona nubwo aba bagabo bashobora kuzababere, ariko urubanza systeme niza n'ibibazo bashobora kurusubika. Impamvu Rwandema afite ubwoba bwinshi cyane nuko yajyaga abona systeme mu minsi ishize igenda izana ibibazo byinshi cyane, imanza bakazisubika. Ariko Rwandema akavuga ngo niba subika urubanza, uru ruhande rw'aba bagabo bashobora kuza kurara batishimye, kandi koko bari kurara batishimye. Kuri uyu munsi rero navuga ngo imyanzuro y'urukiko rwisumbuye rwa Muhanga itangaje ko Dushimimana Christophe, Ngendahimana Patrick, Kayitare Joseph ndetse na Nshimimana Joseph bagizwe abere ku cyaha bashinjwaga cyo kutabasha gusobanura inkomoko y'imitungo batunze. By'umwihariko birumvikana ko zimwe no mu mpamvu zanashingiweho ubundi dosiye yabo gushinjacyaha bwari bwarashyinguye by'agateganyo ubu gira kabiri. Hanyuma mu kwishyingura by'agateganyo buza kongera kwiregera urukiko, nta kimenyetso na kimwe gishya bugaragaje cyaba cyatumye bwubura iyo dosiye. Hanyuma mu rukiko umushinjacyaha abajijwe impamvu bubuye dosiye bakongera kwiregera urukiko, nta kimenyetso nta kimwe umushinjacyaha avuga ko bari barayishyinguye bibeshya. Aba bagabo rero mu kuburana, bimwe mu bintu bashyize muri systeme bikomeye harimo ibigaragaza uko bagiye binjiza umutungo cyangwa se amafaranga muri koperative yitwa Komari, aho ku musaruro babonye nibura basora 5% ku musaruro w'amafaranga bakuye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri koperative. Fasha urugero rw'umwe muri bo wasabwaga gusobanura inkomoko ya miliyoni 170 atunze. We yagaragaje ko nibura kuva muri 2019 kugera mu mwaka wa 2023 icyabaye nibura koperative yayisoreye amafaranga atari munsi ya miliyoni 32 meshi.
hanyuma miliyoni 32 nibura asigaranaga 90%. 90% wakuvuga asanga amafaranga yaba yarasigaranaga ibyo byose atari munsi ya miliyoni 600. Kuba njyaba yararimo arasabwa gusobanura inkomoko y'umutungo wa miliyoni 170, kandi ubwabyo muri iyo myaka yonyine hadashyizwemo imyaka yakoze mbere yaho ngaho, bigaragara ko yinjije amafaranga atari munsi ya miliyoni 600. Yaba wenda yarahembyemo abakozi n'ibindi twasigaranye, nibura akanasobanura yuko nimwe mu mitungo ikinatangajemo gusabwa gusobanura inkomoko yayo itakiri mu maboko ye. Ibyo urumva ko byari bifite uruhengekezo. Reka noya kujya muri byinshi, dosiye yose ntabwo ndayibona. Icyo twabonye n'umwanzuro, ni rwa rupapuro ruba rugaragaza umwanzuro wafashwe, umwanzuro w'urukiko rutegeka ko abo bagabo bagirwa bere. Hanyuma ubwo birumvikana imitungo yabo yari yaratambamiwe. Ubushinjacyaha niba butazajurira hazahita hakurwamo itambamirwa rizahita rikurwamo icyo twita caveat. Hanyuma ikirebana na Patrick nawe yari yarashyizweho nangiye kuvuga nk'imbarigo yari yarabujijwe kongera kwambuka imipaka y'u Rwanda, bivuze ngo ni nkaho yarafungiye mu gihugu. Ibyo byose ubwo nabyo turaza kubabwira ejo icyo urukiko rwabivuze. Ngewe rero nitwa Daniel Dushimumuremyi, twari tuvuye gukurikirana inkuru ku rukiko rwisumbuye rwa Muhanga, aho abagize komari yitwa koperative yitwa Komari ibarizwa mu murenge wa Kabacuzi mu karere ka Muhanga, ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ababa abayobozi muri yo mu bihe bitandukanye, abagera kuri 4 bari bakurikiranwe icyaha cyo kutabasha gusobanura inkomoko y'umutungo batunze. Urubanza rwari rwarabereye muri urukiko ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu. Umushinjacyaha basabira buri umwe gufungwa igifungo cy'imyaka 10 mu igororero. Hanyuma uwitwa Patrick bakamuca ihazabu ya miliyari n'igice, ngo ni miliyari na miliyoni 500. Uwitwa Christophe nako nibwo ni ntabwo ari ukwimuca, ni yo hazabu ubushinjacyaha bwari bwamusabiye. Uwitwa Christophe bukamusabira ihazabu miliyoni 510. Uwitwa Joseph Kayitare bukamusabira ihazabu amafaranga arenga miliyoni 50. Hanyuma uwitwa Nshimiyimana Joseph bukamusabira ihazabu amafaranga y'u Rwanda miliyoni 300. Narasoza rero, reka mbabwire ko abifuza ko tubakorera ama website mu kwezi kwa karindwi, Pin Media Rwanda Limited company ifite mu nshingano website yitwa pinrwanda.com. Tuzatangira gutanga serivisi zo gukora ama website no kwa hostinga. Hanyuma iyi website turimo turakora ya pinrwanda.com igeze ku kigero cya 82%. Nimuyitegereza yo ikoze mu mujyo w'igitangazamakuru. Hanyuma nirangira iyi website ubwo muzajya munayireberaho murebe niba ari sawa. Ariko tuzakora, usibye kuba twakora mu website y'ibitangazamakuru, ayo amakompanyi atandukanye, ibigo bya leta, ibigo by'abikorera, business zitandukanye, bose tuzatubakorera ama website tunahostinga. Hanyuma abantu mukeneye kugura ibikoresho by'ubwubatsi byifashishwa muri finissage ndetse no muri interior design mu nzu, nababwira ngo nta handi mushobora gusanga ibikoresho byiza bigezweho. Ibikoresho ukoresha mu nzu yawe, kuva ku makaro kugera ku gypsum mu bisenge by'inzu, amatara y'imitako, amatara asanzwe yo muri jaride, installation, ibirebana na sanitation, ibikoresho byose, amaravabo yo muri Milano, ubwihero cyangwa amatoilette yo muri Milano, ibikoresho byose bikoreshwa muri douche, amahoteli n'abandi batanga service zikenera jacuzzi. Why not nawe wayizanira iwawe mu rugo jacuzzi? Ibyo byose birahari.
amamiruwari agezweho meza cyane, imitako iri ku rwego ruhambaye, amataburo, mbese ibikoresho uzana iwawe abantu bahagera bakagira ngo batembereye muri hoteli y'inyenyeri 5 kandi batembereye mu rugo rw'umuturage. Ntabwo ari ibikoresho byo kubakisha inzu zisanzwe zo guturamo bihari, ibyo ibigo bitandukanye, business, ibitaro ndetse n'amahoteli. Nta hoteli nimwe ishobora gukenera igikoresho kirebana no gukora sanitation cyangwa se gukora isuku, cyangwa se kirebana n'umutako, cyangwa se kirebana n'itara ngize muri Japonais Business Group ku Gisozi. Ni ku Mukindo mu Gakiro ka Gisozi ngihasange ibyo bikoresho bidahari. Ni mugane rero Japonais Business Group ku Gisozi, cyangwa se murebe nimero zanditse kuri iki cyapa. Nge rero nitwa Daniel Dushimumuremyi, reka twongere duhure ejo. Ndabakunda cyane. God bless you.